Yego ngo mama wa Arani. Hey. Ngo ntago mwabimenye. None umubyeyi yazanye n'uwuhe? Uya ntago mbyumva uburyo ari ubwa mbere kandi ngewe nzi neza ko ubushize twamutumye umubyeyi aramuzana. None se ejo bundi siwe nahamagaye akitaba akambwira ko nta mwanya afite. Donc uriya witabye niwe papa we. Hanyuma undi yazanye mbere. Mubyeyi ko bitoroshye. Arani. Ozi? Oya turamwirukana kuko natwe ikigo cyacu tugomba nta burere twaba dutanga tutamwirukanye. Ngo oya reka nkubwire rero ndabyumva yego nubwo byaba ari ubwa mbere amakosa yarayakoze none se kuki yakoze biri ari papa we ibintu yitabye agasobanura nta hantu bihuriye na gatoya n'ibyo yagoma. Okay mubyeyi reka nkumve sibyo reka nkumve ariko nkumve nka mama we bwa mbere na nyuma sibyo reka nze muhe igihano ariko nta kibazo sawa ntugire ikibazo. Okay Arani uranze ubayikina ni wowe ko prefera nako ntabikoze. No kuvuga ngo uriya mubyeyi wazanye hano nta nubwo ari mama wawe sorry nta nubwo ari papa wawe. Urani murumuna wa papa. Mama wa so murumuna wa papa uri kandi natanye sa papa na wari ngwa. Okay mbwira izina rye mamagare mama wawe. Bwana nshaka kumurekereka prefera. Vugisha ukuri uriya yari so ntiyari so. Mufite kuba atari so byo nabimenye. Mufitanye isano nta sano mufitanye. No kuri kugezweho ntacyo dupfanaga. Ntacyo dupfanaga rwose. Alan mukorera iki? Ubu tuvugana ngiye kuguhara ngo waye infinitive. Prefera ko siporo cyumviza ko ntanuko sinzi nandangamuye ntanuko namutuka mu maso gutyo nasi ntako byashoboka ntanuko bibaho yanyici. Ntabwo bibaho wese ko biriya watumye bibaho yanyici. Prefera kabira bintu ukuntu bimeze rero bintu nakoze prefera cyaranguye iyo umuyobozi ari kuvuga uraceceka urumva babarira ko prefera tugira ikinyabupfura kamubabarira nta mbabazi naguha. Ukwiriye guhanwa urabona wowe icyambere mu kigo warananiranye niwumvira abayobozi. Reka nitonde ngamumariza ndabikora ngaho akosha wigize ibiki prefera guhinduka iyo myaka murimo twayinyuzemo urumva ariko nari ndeba mu kanwa uzanye n'amazi uracyandeba mu kanwa. Mva mugabo mwiza ntabwo icyo ngendere yari ukureba mu kanwa ahubwo ngira ngo tuganire. Urumva ibyo ari bwo busobanuro ufite by'ibyo mubajije. Ahubwo urabizi ko ndumujyanama ni jewe ujya kuganiriza ingo z'abandi abafite amakimbirane nka bunga bikemera ariko urugo rwacu rwabuze amahoro nirwo ruri gusenyuka muri uyu mudugudu. Mugomba gufata urugero kuri twebwe urumva ibyo ngibyo wigira byose nabinyuzemo ndabizi ntaho wankwepera urumva icyo ngicyo ugomba kwicara ugenza gute reka tworoshye ibintu. Ntabwo ushobora gutuza. Aha uretse ubundi urinda wambwira ibyo by'ubujyanama bw'ubuzima wagiyemo ujya kubijyamo njye nari nakubwiye ko hano hari ubuzima twari dukeneye. Njye urabona nta buzima mfite ariko ubundi ntabwo nari ngutunze hari icyo wamburanye hano
kurya ugomba kunzanaho ibyo by'ubujyanama bw'ubuzima. ahubwo si ubuzima buhoramo induru ubwo ni ubuzima ku bwande bwa mama. ku bwa mama wawe ntabwo nkikwirukanye ramvuye infinitive ariko ndaguhana Urakoze perezida. ndaguhana bikubera isomo kandi bibere n'isomo abandi banyeshuri bose. Nabyo nta kibazo ko rwose. Icyo kintu uracyumva neza? Ndabyumva gusa urakoze kumanya guca utanyeje imbere. Muhanye ne Ukuri umane kose kutanyeje imbere papa rwose nabyo ndabyera. okay Kuko pwajya kuva uyu munsi turi ku cyumweru cya gatatu cy'igihembwe kurinda igihembwe kirangiye urumva ugomba kujya ufasha abantu bose bakoropye refectoire. Abantu bose bakoropye refectoire ugomba kubafasha kuva uyu munsi kugeza ku iherezo ry'igihembwe dutashye urumva kandi nzakurikirana ayo makuru menye ko wabyikoreye wabikoze. Okay kwanza genda umbwirire duwayaze hano ihuta umbwirire duwayaze hano menye neza ko izina ryawe azajya binkontororera nanjye nzajya mbyikurikiranira. Tugarukane cyangwa aze wenyine. Urakoze. wambwira ubuzima dufite muri uru rugo buhora mu induru rwazarera ni bande barwanye ni kwa Ndongozi usibye ko ntabo hanze babimenya ngerageza kwihishira kugira ngo nibura bo ngira inama batanyuza mu ijisho mbwira ubuzima buri muri uru rugo. Ariko ushaka kumfatira n'ibibazo mfite mu mirima yanjye k'imyaka yanjye iri kwangirika ko wakagombye kuba hano muri uru rugo ugakurikirana imyaka yanjye ko wabigize ubwiru se uragira ngo nkore iki? Iyo mbikubajije urambwira ngo nzajya kugenzura ibyo nakuri iwacu none ubugira ngo nkore iki? ubundi ubwo bujyanama bwa bw'ubuzima wabure se ukagenzura imyaka yanjye nyigenzure ntutanyereka uko aho bihera nawe. ariko rero ndabona wagumye gufunga umutwe. Shaka ko tuganira ku kibazo cy'umwana. Njye ntabwo ibi nshobora kubyihanganira ntabwo nshobora kubyumva kuko ameza ikibazo nuko nawe nawe atumva biriya byose byararangiye. ngo ntabwo tutagize ibyo gusa ariko biranga gukomeza kwigira ivuba se tuzakora iki koko kase ko karanyitegereza ngise ngo ukoze iki mwumva byara Shaka ko ibintu by'ubwana hano rero ni ikibazo n'ubwa twese turi mu nzu uburyo mwaba mubitukana ariko si ibintu prefe yakoreye arani yaramututse amubwira nabi mani njye na Sofia twarabyiyumviraga cyakoze gusa biba byose aranibwira ntabazongera kubyigira ariko njye natwe nzi dufite kumenya impamvu sibyo turabyemera nta makosa yiwe ariko dufite kumufasha byose twarabereye sibyo reka mbareke numva ibiganiro byanyu ntacyo biri kumufasha tujye kubikorera ariko n'undi Kenya ntabwo aratwita rero arimo kumureka nabi ngo byoroshye okay none reka ibyo ngibyo tubireke sibyo agiye gukorwa iki umuntu none wereka mbabwire teta harimo na Adani wagira ngo hari akaguru yabuze mu mutwe kuko ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu w'umugabo ungana kuriya yajya kuzana umusaza wahaza urwabo amukuye mu kabari amutoragwe mu kabari bataraguhungabanyije nahungabanye bageze numvise buke ahubwo ubwonko shaka dore kuvana ikintu aho ngaho barasaze reka turebe ko twafata ziriya mbaraga ziwe tukazikoresha ikintu cyose mureke mbabwire njye none ikibazo mfite ni kwibaza keriya birasa nkaho yanyishyizemo unakora iki ngo mbabarire koko kwitira muri ashobora kuba yarakwishyizemo ariko ndumva nta n'ikintu kizima twakora ibaze guhuza amaso byanyu ukambwira nabi simana mwabanjije tukabanza twabwira ku kibazo cya ara n'ibyo bya keriya nako niko bigomba kugenda n'umuntu keriya uko bikoze uzambabarira reka mbabwize ukuri ntabeshye turetse ibyo ngibyo bya ara ahubwo se mwana mfite amunyibwire ubundi nta makuru mufite tuzasubira tuzajya muri rebu ryacu mwana kanyemeje umutwe ibintu biri mu kuri kw'Imana mwana biza gukubwira ikibazo
ibibazo byaturembeje sibyo twe ngo muri bukwe neza muri buruduru buhoro ruruduru asanga hanjye ariko njye nduma nta bintu bikaze kabisa dufite ibintu bitubabaje hano tugomba kubaza gukemura reka mwebwe nawe abantu muzakunda reba arakunze gufasha kwigira keriya nawe ubu tugiye kuba bangize impanage ahise reka zimaze gusa ngaho keriya ngaho urukundo ibyo bintu byo tubuza nyine ni ukubera ko udakunda urukundo rero birahagije kubitekereza Murute ara tutomba kavana mwana ombo kavana ina mutaka za kumkinya kuje mureka nasibye ntago bibona nasi ndabyumva ariko mari ntago ufite kumeza kumira ko ngo biragoye mwana biragoye reka mwebwe ntago mwebwe pressure mu muntu ntago mu munsi shamana ako nyine kuba perife yakoze biriya kuba yakubwiye kuri yakoze ntabwo bivuze ko akwanga kuri ni umubyeyi kandi kugira ngo gusa ayo magambo uvuga ntacyo amaze kabisa ntacyo amaze kuko sinumva ko mwana simupera nta kuba utagira icyo nibiraga ndabizi ibyakorewe biragoye ariko byibuza ntabwo ukwiye gukomeza kuguma gutya ese ubwo urakomeza kwisha ku bisa rya nyuma birababaje ntabwo ufite kugira ikintu bikoraho cyafite gusa nyine urakoze mwana urakoze kuba hari kabisa kandi ibyo biraje ahubwo ubu nanjye ni kwicara ngatekereza ikintu cyo gukora kuko nahinduka nkava mu byonje kino nagasi akambwira ndatekereza ibyakubaye ufite kubikoresha neza byibuza isura wari yo kuzima hano mu kigo ukayihindura amana igahinduka amana ko nanjye birambabaza kugaragara ko nari ntashimarira ibirimo ntashimana wikoresha aka kanya noneho ukoresha imbaraga zawe ndabizi kandi utazatinda kumbiza ntabwo ufite gusubira ntabwo ufite gukomeza kwihisha ntabwo ufite gukomeza kuguma gutya muri iyi sura mayi nta hantu buri kugeza ufite guhinduka ukerekana yuko nyine wahindutse ndabizi imana wabishobora brad ntari ufite gusubira gusa ese mama ubundi ibyo bintu uri kurandura wabyihoreye ubu ntabwo uri hano ukomeze wa mwana wanjye se ngirira ubundi si ubwira n'abaturanyi hano hirya ni abantu bahari ese mwana we uzi ko ndi umunyabuzima muri uyu mudugudu n'aka kagari hose iyo uzarinde gupfa ngo uri umunyabuzima ubu mugere hano hantu namaze no kuhahaga urahahaga so uhasigire nde mwana we tuzimuke duhunge ko ari uwacu se twamugira gute ngaho mbwira nawe gusa birakabije yigize inyamaswa y'inkazi ntabwo nzi ibyo rwose bonde wani inyamaswa y'inkazi